abaje ari indaya bataha batahanya agakiza, abaje batobora amazu bataha batahanya agakiza. Ubundi utanezerewe. Haleluya. Yes. Maze iminsi mbwira abantu ngo tugomba kuvuga Imana neza, Satani akigaya akisuzugura akamenya ko hejuru y'imbaraga zihari imbaraga z'Imana. Abantu bari hari inyuma bari kunyumva buriya, akamenya ko hejuru y'imbaraga zihari imbaraga z'iki. Narababwiye ngo tugomba kuvugira Imana neza, tugaserebura. Na Rayon Sport yatsinzira serebura, mwese musanzwe mubizi n'ejo mwarabibonye. Na Rayon Sport yatsinzira serebura, abana b'Imana bafana ikipe idatsindwa. Tugomba kuvuga Yesu neza. Haleluya. Amen. Kubita umuziki nkwereke. Zamura umuziki. Murabizi ko ari nge president w'aba DJ ku isi. Zamura umuziki. Sawa sawa. Hey! Muranshyigikiye? Yego. Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera. Shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka. Kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri icyo uwavuka azaye ku mugeni wa Kristo. Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera. Shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka. Kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri icyo uwavuka azaye ku mugeni wa Kristo. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo ku binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'umwuka wera. Ayo ngayo niyo yobora inkomama zo mu mutima, umuntu akaboka imfubyi zikaririmba, umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo ku binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'umwuka wera. Ayo ngayo niyo yobora inkomama zo mu mutima, umuntu akabohoka imfubyi zikaririmba, umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Cyane mbabwira we akomeza usenga nurambirwe. Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera. Shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka. Kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri icyo uwavuka azaye ku mugeni wa Kristo. Shakisha imbaraga z'amavuta. Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera. Shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka. Kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri icyo uwavuka azaye ku mugeni wa Kristo. Dawidi yari umuhererezi mu bahungu bo kwa Esayi, nta jambo yagiraga nta n'uruvugiro yari afite, ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se. Ariko ngo asukweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be, kandi guhera uwo munsi umwuka w'Imana akajya amuzaho. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Dawidi yari umuhererezi mu bahungu bo kwa Esayi, nta jambo yagiraga nta n'uruvugiro yari afite, ahubwo
ubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se, ariko ngo asukweho amavuta agera agaciro imbere y'abakuru be, kandi guhera uwo munsi umwuka w'Imana akajya amuzaho. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta, bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Bifurije gutunga imbaraga n'amavuta y'Umwuka Wera. N'umupfakazi wari ufite umwenda awumaranye igihe, yabishekereje bisaga n'abamubaza ati mbese ufite iki? Ati mfite agaherezo kuturuta gusa niko mfite. Ati genda ibintu kandi wihutire kera. Arabizana barasuka 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 amashanyarazi barasa ibintu byose biruzura. Elisaramu ati genda wishyura uwo mwenda asigaye agutungane n'abana bawe. Amavuta y'Umwuka Wera, amavuta ashobora kukwishyurira umwenda wamaranye iminsi. Amavuta yakugira umuntu ukomeye, amavuta yakugira umunyacyubahiro mu muryango wawe wavutsemo. Bivuze ko amavuta yakugira umuntu ukomeye mu gihugu, amavuta yakugeza ahantu utari kuzigeza. Bifurije gutunga imbaraga n'amavuta by'Umwuka Wera. Amavuta y'Umwuka Wera. Amashyi 3 7 8 9, nta mpundu zirimo se, nta mpundu zirimo n'ibintu Imana yakoze. Ngo agaciro ni iki? Imana iduha amavuta iyaduhe. Mumwikirize mumwikirize namwikirize. Nimumwikirize nawe namwumvisha igiterano cy'abana b'Imana. Iyi ni Imana isumba byose, ni Imana itari Bayali, ni Imana ishobora byose, ni Imana irakabyara isumba byose, yitwa Imana. Reka tuyivuge. Imana yaraturinze, yabanye natwe, yarinze abana bacu muri guma mu rugo, iratugaburira twambika. Uhagaritse ibyo bintu uratsa. Ndayivuga ni Imana isumba byose, ndayivuga ni Imana yo kabyara yo gaheka, yaturindiye igihugu, irinda abanyarwanda, irinda abo hanze bose no hirya no hino. Imana yaduhagazeho, turongera turaterana tuvuga Imana neza, ikomerwa amashyi, ivugirizwa impundu yo kabyara yo gaheka. Ni Imana izabikora ku mugaragaro izuba rigiseritse. Inama nakugira, uve mu biyobyabwenge, uve mu bigushuka n'ibyo Satani ashukisha. Ahantu hari amahoro n'ahangaha muri Yesu Kristo niho hari amahoro gusa, ubundi ibindi Imana izabikora ku mugaragaro izuba rigiseritse. Nyiririmbe murayimfasha. DJ hariya kubitaho we data we, ye baba data we, Yesu we. Yakiyo taratwigurwa mu maso ya rubanda, usanga bagufata ukundi cyangwa bakakwitiranya. Niko Imana igutetuye igukuye mu kagarate. Uwo munsi wari igicuku ugahinduka uwo kwizerwa, ugaha
Imana izabikora ryari? Ko numva harimo abantu batabyizeye neza. Nushaka ubyizere kubera ko Imana yadukubitiye za karande zo mu miryango, idukubitira ibyadukururaga byo hirya iriya twavutsemo. Baravuga ati tuzapfa ntacyo tumaze, baravuga tuzapfa ntaho twigejeje, baravuga ati tuzicwa n'ibikarande byo hirya iriya. Twihengetse ahantu gato, iravuga ati nzakugirira neza, nzakubita za karande, nzagukuraho umwaku, idukiza umwaku, itugabiza umurimo wayo, iradushyigikiye. Komera Imana amashyi niba ariyo. Ibivuga badahari ivuga ngo yego, ikabivuga wibereye muri Gobyori, ikabivuga wigiriye ahantu fulani, ikabivuga saa 9 z'ijoro, ikabivuga badahari. Imana izabikora ku mugaragaro.